Hari uwo mugabo w'umubembe witwaga Aroni Mangara. Nari muzi yari umubembe w'Ukagugu. Nuko abantu gagukekeranya amashaka barashize bati nukuri turabibonye nyine no murimo w'Imana. Iminsi 7 umuntu adasohoka ataja hanze ngo ajye kwituma. Bati ni Imana. Nuko niko abantu babyemeye babona kuko ari umurimo w'Imana, Imana ihaye imukoresha. Babonye ibyo bazaga bakeka ngo mugabo azamushyana, babona nta mushyanye. Nuko niko byagenze. Bonye umwanya wo kubasuhuza abantu biwacu kuri Nyagisozi aho batataniye hose, ndabasuhuje cyane kandi babira ngo mwihangane iminsi y'ubuhunzi. Suhuje jimbo yose ya Rutabura, suhuje jimbo ya Mugorore, jimbo ya Biyogobogo, jimbo ya Rulimba, sepake Biyogobogo, sepake Magunga, bose aho bari turabasuhuje. Kandi Imana mikomeze barindiraho muri, dusenga Imana turebe kuko Imana izaduhuza twongera tukubaka igihugu n'amatorero. Kandi kabazo no hari ingoma baza bavuga zavugiye mu kirere mu Bugarama. Nukuri cyangwa mu byukuri twabigiwe n'umubembe. Umubembe yaratubwiye ngo indirimbo ngo zamaze icyumweru cyose ngo ikirere gihaye kiririmba. Umubembe naramuyumviye nje nyine umubembe ngo indirimbo zamaze iminsi mu kirere ngo ziririmba. Yamaze gupfa. Amaze gupfa barya abantu bashinja ryo mukamanyu kuko bagiye bahaye baririmba kugeza n'igihe cyo gupfa bari mu ndirimbo bahaye baririmba bari mu mwuka. Biza kugera igihe aza kubyara izindi mbyaro 6 mu buryo bw'ibitangaza. Mu buryo mu bitangaza bite? Umva uko byagenze. Iwe abantu barazaga byagiterana Imana yamubwiye, yahoraga mu giterane. Icyo gihe abantu barazaga benshi kuri Nyagisozi, akaba ari kwarigisha abantu. Afite inda arakuriwe, yamara akajya muyerekwa, yagaruka agasanga umwana yavutse araho. Nta bise by'abagore, nta bucafu bw'abagore, abagore babyarira uhasanga hari ibimenyetso nyine. Byariye ku mashuka, umwana akavuka agenye. Biri iwacu bitaye no gusharira. Umwana akavuka bagasanga arashaririye. Umwana nta bucafu, umwana nta kepfu ka ruguru, n'amashuka we yaryariye akikanga agarutse atese iki niki. Nuko baza bati wabyaye, yakora kunda gasanga yabyaye. Uzi ko Imana yamubwiye ngo iyo Adamu ataza gucumura ngo niko abagore bogiye babyara. Amubwira ngo ubu ngubu inda yawe ngiye kuyigira nk'ikiyaga cya Tanganyika, uzazurya uzazunywa, ariko ibintu byo kwituma ari umwanda mukuru ari umwanda mutoya byose ubikuweho, uzazurya unywe, ariko kujya ku mu bwiherero bivuyeho. Guhera ubwo ngubwo yamaze imyaka 12 arya anywa atituma. None se tukira aho imyanda yose kwa kurya kuba kuvuyemo. Bakazana ibyo kujya bakabitereka ku meza, bikirirwa aho ngaho, bikarara aho ngaho, bakaza bagase bagasubizayo. Ngo buke ba Yohana n'abadonake barazara kavuga bati Mariyamu urashatse gupfa kuko utarya. Niki gituma utarya? Arabaza ngo ese ikiza gituma umuntu arya niki? Kubwira ngo ikiza gituma umuntu arya nuko bafite inzara. Ikiza gituma umuntu agira icyanywa nuko ufite inyota wumva ushaka kunywa. Ati ndanyota tanzara cyumva. Birakomeza. Mariyamu yapfuye amaze imyaka 24 atarya atanywa. Mana turagushimiye kuko uri Imana nziza
kandi Imana idukunda ije twitaho. Turagushimira kuko wabanye natwe kuva mu gitondo tubyuka tukaba tugejeje muri ano masaha, ubundi tukaba twakiriye abashyitsi hano mu nzu yacu. Mana turagushimiye. Biganiro tugiye kuganira turakuraritse ngo bibemwo kandi ubane natwe udushoboze utwiteho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Sawa, umusaza wacu arakoze kudusengera. Reka twiyegereze abantu bose, abakunzi bacu, abantu bacu badukurikirana. Iyi ni Mugorore One TV. Abakunzi bacu tubahaye karibu. Hano twasuye umusaza wacu agiye kutwibwira n'abatamuzi kugira ngo bamumenye. Sawa, reka muze wacu atwibwire. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ndasarara Elisha. Ndi umupasitori, ndi revera pasiteri wo kuri Nyagisozi wa Jimbo Rutabura, paruwasi Nyagisozi. Niho iwacu, ariko ubu ngubu ndi hano mu Rwanda i Nyabisindu kubera intambara duhunga, niho ubu ngubu mbarizwa. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Abadukurikiye murabyumva. Ndakeka ko abantu benshi baramuzi cyane, ababaye muri Moyo Plateau, Revera wa Methodiste benshi turamuzi. Rero twaje hano kugira ngo atuganirize hejuru y'umurimo w'ikabera. Nzi ko abenshi batabizi, batanawuzi, abandi barawumva. Rero abakunzi bacu mutega amatwi kugira ngo twumve uko umurimo watangiye. Rero muze watubwira ku murimo w'ikabera uko watangiye. Murakoze cyane. Umurimo watangiye kera cyane. Ni ibitangaza byabaye muri kiriya gihugu cy'iwacu. Byabaye ku mubyeyi witwaga Mariya Mukinyamarura. Uwo mugore ni umugore uvuka mu Barundi bariya b'Ababano. Ise yitwaga Kibembe, nyina yitwaga Nyina Joy. Yavukiye ahantu hitwa Kwibarabara, cyakora bakunda kwita Rukungu. Niho yavukiye. Aza gushakwa n'umugabo witwa Musa Matare. Aramushaka, amaze kumushaka babungira ahantu hitwa mu Minembwe i Gakenke. Abageze aho bahabyarira umwana, ariko uwo mwana ajya gufatwa n'indwara. Amaze gufatwa n'indwara, icyo gihe nta bitaro byahabaga, nuko baza gushaka umugore w'umupfumukazi cyangwa umuragu witwa Nyinandungutse. Kuko nta bitaro, nta handi bajyaga, birukangiraga mu bapfumu. Ntibari bazi ibitaro, ntibari bazi ahandi. Uwagiraga ikibazo yahamagaraga abapfumu akaraguza. Uwo mugore araza, asanga umwana ararwaye. Mariyamu Mukinyamarura amubonye avuga ko ikibazo gikemutse kuko uwo muragwaje. Araza amuhereza nyirabukwe, nawe ajya hanze ari gusekura ibigori. Nyirabukwe akikira umwana, bicaranye n'uwo mugore Nyinandungutse. Bicaranye n'uwo mugore Nyinandungutse, Mariyamu yinjiye mu nzu kuza kwenyegeza umuriro kuko yari atetse. Asanga umwana yakomeje kuremba. Umwana kabisa ararembye. Aramubwira ati ese umwana ko mbona arembye wamuhaye Nyinandungutse? Nyinandungutse akaba ari umufata kuko yari azi kuko Nyinandungutse yamukozeho ashobora kumukiza. Ariko Nyinandungutse aza kuvuga ijambo, aravuga ati yewe uri umwana, aho bigeze aha n'Imana yamukiza.
nuko umwana aba yitabye Imana. Umwana baramushyingura ariko ijambo risigara mu mutima. Abaza umugabo we Matare ati iyo Mana Nyirandungutse yavuze ibahe, ndashaka kumenya iyo Mana. Matare yamusubiza mu cyaha cyane atese imbapfa kuyivuga gusa ariko nta Mana yaba ntayo. Mariya matoya ikintu iyo gifite izina burya kiba gihari. Nuko Matare ati yo bayivuga gusa ariko ntayihaba. Ngo buke ahitamo kuza gushaka Imana. Nta handi yari yigeze yumva bavuga Imana bayisenga, ariko bahitamo kujya ahantu ruguru y'amazu yabo hari agashyamba, ajya gusenga. Aragenda ako gashyamba narakabonye, narahageze nagiye kugasura nsanga barahatemye, ariko nyine hari ibiti bibiri bihasigaye nabyo bagiye babicamo n'ikibirimbo. Areba igiti kirekire aravuga ati hariya bishoboke kuko iyo Mana ariho iri. Aragenda, yagiye mu gitondo arapfukama yirirwa asenga. Nuko igitangaza cyabaye, umugore utazi Imana utarigeze yigishwa ubutumwa bwiza ariko aza gushaka Imana arayisenga. Atangira kuririmba. Icyo gihe nta ndirimbo za wokovu zahabaga, ntazi gushimisha, ntazi agakiza zari zihari, ariko aririmba indirimbo bazaga baririmba mu bisaba abagore kera bacunda. Akaririmba kavuga ngo icyangeza aho yaraye, ngapfukama nkayisenga, nkayibaza icyo yahoye umutindi. Arasenga we yiriza umunsi, ageze igihe cyane mugoroba. Ageze igihe cyane mugoroba aribaza atese abantu babonye ngenda mu gitondo ndagera hano bambaze ngo niriwe hehe. Imana igitangaza cya mbere Imana yakoze, haza igihu kandi cyarimo udushahi tw'imvura. Nuko kiramutwikira, araza yinjira mu nzu. Ubwo abatoye ikibindi ajya ku mugezi. Ngo ashike ku mugezi niho yabonekewe na marayika bwa mbere. Abona umugabo muremure wera wambaye imyenda yera, agira ubwoba, yari ataramenya kuko abonekewe na marayika. Avuma amazi vuba yihuta, aragenda ajya mu nzu. Ashitse mu nzu aza kubwira umugabo ati ya Mana nayibonye kandi yanejeje. Nuko umugabo yakekaga kuko umugore yahahamutse. Ati bishoboke ko urupfu rw'uyu mwana umugore yahahamutse, ariko umugore yaregeye gushaka Imana. Nuko niko yashatse Imana muri ubwo buryo, kandi ngo Imana iramunezeza, aranezerwa. Ariko uko yari kwasenga ngo Mana uzampeza umwana noneho utazapfa, kandi ubonye kuko umuzompeza umwana upfa, inda yanje uyigire nk'urutare. Manake yasabaga ati ahubwo nuba ingumba aho kuba ngo mbyara abana bapfa, kuko yari yababaye cyane, yagize umubabaro. Nuko babaho ngaho Gakenke, bahabyarira umwana w'umuhungu witwa Musabwa. Ni umupasiteri, n'ubu ngubu yahungiye Bukavu, aba ku itorero rya Sepaki ku Cyayi. Nuko baza kwimuka bajya Epo za Bibogobogo, bahitira ahantu hitwa ngo ni muri Ryintarijyana. Abantu bo kuri Nyagisozi barahazi, ni hagati ya Nyagisozi na Bivumo. Nuko ashyitse aho hantu batangira kuvuga ngo reka babandwe. Kera barabandwaga imandwa, ariko kuko yamaze kubona Imana yamaze kumwiyereka, aravuga ati biya by'imandwa kandi nge ntabwo ngomba kubijyamo. Ngo yumva kuko se arwaye gripe, aravuga ati ndagiye ngiye gusura data. Abandi batese urasiga ibirori by'induze byo guterekera toya, ariko rero suko
isi yararembye ariko nuko yangaga kuko asira kuba mu biterekerezwa. Kandi igitangaza ubwo ubutumwa bwiza ntiburagera muri icyo gihugu, ariko we kera ko arizera Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe. Nuko aragenda ajya gusura se, basigara babandwa. Imandwa nyine ko babandwaga kera. Twege twarazibonye ukuntu abantu babandwaga, byari bikomeye cyane. Abagore bisigaga ingwa mu maso bagasara bagahinduka abasazi. Nuko aragaruka ageze ahantu kuri Nyagisozi, aza kuja ahantu bita ngo ni mu Gakomero, abonekerwa na marayika. Kandi marayika aramubonekera ahetse umwana we musabwa, aravuga ati ndahumiwe byenda kandi uyu mwana agiye gupfa. Kandi hari abungeri ariko ntibigeze babona uwo marayika, ariko aramubona. Aragenda arashika, sanga barangije kubandwa. Nuko asanga bamubikiye inyama ngo arye. Inyama baterekereje, arangatiza inyama sinzirya, ariko aza kuzicishaho, zisitazaho zigwa hasi, imbwa zirya. Ati ndashubijwe. Nuko rero abaho ngaho baza kuhava, bimukira kuri Nyagisozi rero aho iwacu kuri paruwasi. Bageze aho ngaho ubutumwa bwiza buraje, bizera Imana yo mu ijuru, barabasengera n'umugabo, bombi barakijijwe b'abakristo. Simbizi namba ari cyo mubaza aho ngaho cyangwa namba nakomeza. Sawa, murakoze. Nari mfite ngutubazo tubiri nkubaza, kubera ko kino kiganiro kiba cakwikiwe n'abatoya n'abakuru. Sinzi wadusobanura bukeya kubandwa niki? Kubandwa kwari uguterekera. Babagaga inka, bagaterekera, bagahamagara abo bantu bitwa imandwa. Bagaterekera, bakabyina, bakagira bate, bakanywa amayoga, bagaterekera. Rero no kuvuga ngo baterekeraga za ryangombe, ibigirwamana. Rero tuvuge barabyumvise abatoya, niko kubandwa. Ikindi cya kabiri, izo nyama yazihutayeho ku bushake bwe, ku bushake bwiwe, yanga kuzirya, azicishaho, azikubita ukuguru gutya, zigwa hasi, imbwa zirazirya. Kugira ngo ntibakomeze kumubwira ngo azirye, kuko bamuhatiraga kuzirya. Nubwo bwenge yari afite. Wakomeza nta kibazo. Nuko rero baza bakira, ariko rero bakira aho ngaho muri Ry'Intarijana, aza kubonekerwa, aragenda agiye gutashya inkwi, ngo ashike aho yarahagaze, abona ngo acitse abaye nk'ikintu cy'ikiyaga cyangwa uruzi. Abona umuntu muremure adaha amazi ayamusukaho, imyenda yiwe ngo ihinduka nk'amata, ngo ihinduke nk'amata. Nuko icya kiyaga nacyo gihinduka nk'uko amata. Aravuga ati ibi ni ibiki? Agerageza guhanagura ya myenda yiwe, arahanagura, ntibyashoboka, arayihindura. Araza ngo aravuga ati se ibi bintu nabibwira umugabo? Nimbibwira umugabo aravuga kuko ibi bintu ari bibi, nahuye nabyo, atereka mbiceceke. Ariko ngo ageze aho ngaho aravuga ati se hari icyo nahisha umugabo? Abibwiye umugabo atari ko umuntu yahisha ibintu bimeze bitya. Ubu rero amata icyo bisobanura, tuzatunga, tuzagira umugisha, tuzagira inka nyinshi. Nibyo amata asobanura. Nuko bavuye aho ngaho rero baza kuba kuri Nyagisozi, niho bakiriye ubutumwa bwiza. Bakira ubutumwa bwiza, ngo mare kwakira ubutumwa bwiza, itorero rya Pentecote bitone PMGB, ngo baryita Kadafi. Nuko bamaze kwakira ubutumwa bwiza, ariko Matare we nyuma haza kuza idini rya Katolike.
hamaze kuza idini rya katolike aravuga ati haje idini ry'imfura niryo ngiye kujamwo, iho abantu baranywa inzoga bakidagadura, abantu bakagabirana inka, yewe ibintu bikaba byiza cyane. Ariko ririya ry'abaporo ahantu abantu abagabo batanywa inzoga ngo bidagadure neza bagabirana inka, ahisemo kurivamo. Ariko Imana ibwira Mariyamu mu ijoro ngo iramubwira, imubonekera iramubwira ngo, abwiraga umugore ati bajyana, umugore ati njyewe ndumva ntajyayo. Imana ngo iramubwira ngo murayobye, niyo mpamvu atagiyeyo. Matara aragiye, urusengero rw'abakatolika rwabaga ahantu ngo ni ku Gaharawe. Abantu bo kuri Nyagisozi naho mu Rutabura barahazi, ahantu hitwa ngo ni ku Gaharawe. Ngo bazaga binjira mu rusengero bakasenga, ariko n'ab'inzoga nabo bakaba bari aho hanze bakikije inkono z'amatabi zimanitse ku rusengero. Nuko barasenze, ngo bari gusenga basohotse, igitangaza cyabaye, umwarimu wari uyoboye amateraniro barasohotse ngo basohoke bamaze kunywa inzoga. Wa mwarimu avuye mu ngoni ayikubise matari hano, uruguma runini cyane. Umwarimu wayoboye amateraniro niba utangiye kurwana, atubanzira idini narihenze. Aragaruka yicuza, agera mu rugo n'uburibwe bwinshi yahababara. Aho ngaho Imana yakora igitangaza ku manywa, ngo yicaye ku ntebe iwacu bakunda kwita ngo n'umupando, ngo haza marayika azana akantu kameze nk'igipamba, ngo akamucishaho rwa ruguma ruba rurakize, cya gisebe cyose kiba kivuyeho, habe n'inkovu ntiyasiye kuboneka. Matare naramubonye, iyo nkovu ntayo nigeze mubonana. Nuko rero bakomeza mu idini ry'abaporo, abaryo bakomezamwo, baribayemwo, ntiyabagisubiye mu gatolika kuko yaramaze kuhakubitirwa. Nuko babayeho. Nyuma rero Mariyamu aza gufatwa n'indwara. Tukiri aho ngaho muzehe, arakandi nari nshaka kubaza, hano ku gice cya kabiri wari utubwiye uko yakijijwe ageze kuri Nyagisozi. Yakijijwe ari abantu yakira ubutumwa, ari abantu bamubwirije mu rusengero, cyangwa n'umuntu wamubwirije kugira ngo yakire nyine agakiza? Urakoze cyane. Ubwo ngubwo ubutumwa bwaraje, ababembe nibo bari barakira ubutumwa mbere, baza bagenda bavuga ubutumwa, abantu barapfukama benshi, si we wenyine, bakira ubutumwa bwiza, babaho ngaho kuri Nyagisozi bakira ubutumwa bwiza, ariko babwirijwe n'abantu nyine. Ariko kuko yaramaze kubona Imana, iwe ntibyamugoye cyane, kuko yari kwashaka Imana ngo yumve noneho abayimubwiye. Aravuga ati iki nicyo nashakaga, noneho Imana arayizera cyane. Icyo gihe nicyo namwigiye mwakiriye agakiza icyo gihe nyine, cyangwa yasanze mwarakakiriye? Njyewe Mariyamu namubonye mu mwaka wa 59, nicyo gihe nabonye Mariyamu, ariko nari ntaramenya ibyo ari byo. Sangaga ari ku gitanda, umugore wuzuye urukundo, wakira abantu neza, akaguhobera, akagukunda. Niyo namubonye, ariko sinamenyaga ibyo arimo. Ariko icyo gihe nanjye narinjiraga, nari tumaze gukizwa, tujya mu rusengero dusenga Imana. Mariyamu rero abaho, aza kurwara indwara yitwa ngo n'indwara ngo y'urushwima, ni ikibyimba cyo mu nda. Iri iwacu babyita ngo nakabunda. Arayirwara, amaze kuyirwara, abakirisitu bazaga bajya kumusengera. Hari umugabo w'umudiyakoni witwaga Zakariya Budutira, niwe atubwira kuko icyo gihe bari bamaze gukizwa nyine bakajya kumusengera.
ariko rwa rushwima inda irakomeza irabyimba, ngo buke ararwara cyane, nuko aje muri koma asa n'umuntu uhereye. Abantu baraza barakorana baravuga bati umuntu yapfuye, nta kundi baragenda bacukura imva. Iyo mva yari kuri Nyagisozi, murabona paruwasi ya Nyagisozi aho iri ubu ngubu, icyo gihe babaga hakurya hariya ku masomo, haruguru y'amasomo. Imva barayicukura, bamwe bati dushyingura umuntu, abandi bati aracyari ibimenyetso, hari imitsi yahitera nimureke, abandi bati umuntu yapfuye. Amara iminsi 9 ari uko ariko ameze. Hageze kuri uwo munsi w'9 aza kuzanzamuka, naho umuntu yagiye mwiyerekwa ntibabizi. Icyo gihe abantu bari bazi uko umuntu aje kwiyerekwa. Agarutse iyanda ivamo ikintu cy'inyama. Icyo kintu cy'inyama nicyo bagiye kuza guta muri iyo mva. Batera n'insina y'urutoki. Nuko ariko Mariyamu aja kubabara cyane, ati ibintu Imana inkoreye irankijije, ariko dore agarutse yamugaye amaguru, yaremaye amaguru yaranyunyutse. Amaguru Mariyamu utuguru twose twari twaranyunyutse, twose twarashize. Ariko kino gice yari n'umugore mwiza cyane kabisa, ari muzima. Ati njyewe nari kugenda ntanga ubuhamya, ariko dore ndamugaye. Imana gituma ingiriye gutya, nari nkwiye kugenda ntanga ubuhamya, nkaja mu biterane ngatanga ubuhamya. Imana iramubwira ngo ubwo buhamya uzabutanga, kandi uri aha ngaha hazaza abantu benshi baturutse ahantu henshi mu bihugu byinshi, ubwo buhamya uvuga uzabubabwira. Kandi hazaza abantu benshi. Mariya amaze kubaza Imana, tese abo bantu nibaza bazakirwa nande, bazakorerwa nande, cyangwa abana banje bazarerwa nande? Imana iramubwira ngo izahamagara abahungu, ihamagara abakobwa, ihamagara abagabo, ihamagara abagore. Nibo bari abantu mwabonye bamanutse baje gukora ikabera. Nuko Mariyamu abaho ngaho, atangira kuzaja mwiyerekwa, nuko abaho ngaho abo muhanuzi. Ariko rero akaba afite ikibazo, iriya hariya kiri mu giturage, nta misarani yahabaga, nta kintu cyahabaga, ni ukujya kwituma, kwari kugenda bakajya epfo ahantu mu ishyamba, kare bajya kwituma. Nuko ngo buke umugabo wibaza kumujyana, ni wamujyanaga, amujyana agiye kwituma. Umugabo we Matare amusizeyo, araje ngo ashike mu nzu, afashwe n'ibitotsi arasinzira. Icyo gihe imvura iragwa, agwa imvura nyinshi, imvura irimo inkuba, Matare arasinziriye. Ngo aze kwicura, yibuka kuko umugore we yamusize iyo ngiyo, yamujyanye mu bwiherero. iyo Matare aragiye, ngo asanga umugore yanyagiwe, Mariyamu yanyagiwe cyane. Ati mbabarira, ntugire ngo ibi ngibi nabikoze, ingiririra. Ati nashyize mfatwa n'ibitotsi. Mariyamu ati nakubabariye. Uwo mubyeyi yagiraga imbabazi cyane, yarazi kubabarira. Nuko rero aramuzana ngo habe mu ijoro. Imana iramwiyereka, Imana iramubwira ngo ubu ngubu inda yawe ngiye kuyigira nk'ikiyaga cya Tanganyika, uzaza urya, uzaza unywa, ariko ibintu byo kwituma ari umwanda mukuru, ari umwanda mutoya, byose ubikuweho. Uzaza urya unywe, ariko kujya mu bwiherero bivuyeho. Guhera ubwo ngubwo yamaze imyaka 12 arya
anywa atituma none se tukiri aho imyanda ngaho yose. reka nkubaze ku tubazo nka dutatu. Akabazo ka mbere, igihe yagiye mu iyerekwa aragaruka, ari amakuru yaba yaravuze yo yari yaragiye yarayavuze. Icya kabiri, icyo gihe wawe utubwira yari yarageze i Kabera, yari ari kuri Nyagisozi. Nibyo bintu bibiri manje. Yari akiri ku Nyagisozi, yaragiye ajanwa mu iyerekwa, ngo aragenda agera ahantu ngo kuruzi, Imana ngo imwereka abana biwe bari baritabye Imana. Ariko ngo aravuga ngo nereke umwana, abamarayika bamujyana ngo baramuseka bativuga ngo tukwereka abana. Hari undi mwana wari warapfuye ngo bakira abapagani, rero ni wowe wa mbere. Atuvuga ngo tukwereke abana ngo arababona ngo akaza gusuma ajya kwambuka, ngo bakamusubiza ngo uracyafite imirimo ukora. Ariko abana arababona, arerekwa. Nibyo yavuze, nyine ibintu yeretswe ni byinshi ntitwabivuga. Nuko rero hari icyo kindi ubaza. Ikindi ngiye kubaza ni ukuntu umurimo wageze i Kabera. Rero ndahagera nuko rero abantu bo kuri Nyagisozi, rero abantu bo mu mudugudu bagira ikibazo. Gute umuntu yarya akanywa ndajya kwituma? Bishoboke kuko umugabo aza mujyana mu bwiherero mu ijoro abantu baryamye. Ibintu ntibishoboka. Nawe ari wewe nawe wabyibaza nyine, umuntu kubaho arya akanywa ariko atajya kwituma. Ibyo bimeze bityo, Imana iravuga ngo bakora amasengesho y'iminsi 7. Bahamagara, haza abantu, abo ndibuka umugabo witwaga Eliya Ndege, hari umugabo witwaga Rwegura n'umugore wiwe Kesiya, hari Yohana Kashaje n'umugore, hari umushi witwaga Nkurimbabano, hari ababembe babiri uwitwaga Mangara Aroni n'uwitwaga Nowa Giceni, na Oseya Gikwereri aracyahari. Baragenda, Imana iravuga ngo batora umwanditsi aje hariya ku muryango. Ayo masengesho y'iminsi 7 bari mu nzu bose. Uwo mwanditsi umuntu yasohoka akandika, kana karasohotse. Ingenzi wasohotse iyo minsi 7 yose zikaba ziranditswe. Ariko Mariyamu ndiyasohoka, arakomeje, bariko baranywa, bariko bararya muri iyo nzu, nta n'amafungo ndagira ngo bagize, bakomeje kurya. Ngo bamare iyo minsi 7 ishize, umwanditsi wari uhari yari uwo mugabo w'umubembe witwaga Aroni Mangara. Nari muzi, yari umubembe w'Ukagugu. Nuko abantu gagukekeranya amashaka barashize, bati nukuri turabibonye nyine n'umurimo w'Imana. Iminsi 7 umuntu adasohoka atajya hanze ngo ajye kwituma, bati ni Imana. Nuko niko abantu babyemeye, babona kuko ari umurimo w'Imana, Imana ihaye imukoresha. Babonye ibyo bazaga bakeka ngo umugabo azamushyana, babona nta mushyanye. Nuko niko byagenze. Sawa, murakoze cyane. Reka tubonereho no gusuhuza abantu bose bo kuri Nyagisozi, ababyeyi bacu. Imana mwakoreye, Imana ikomeze ibagirire neza kandi mwakoze neza, turabibuka. Ahubwo icyo nashaka kubazaga, none se icyo gihe umugabo we nkuko twatangiye kutubwira ko yari atarakizwe, none se icyo gihe byakogwaga yari yarakijijwe? Burya amaze gukubitwa, burya marayika akaza akamucisha ikintu kimeze nk'ipamba, yahise yihana, arakizwa, aranabatizwa. Arabatizwa. Okay, murakoze cyane. Ndibwira ko abantu barabyumvise kandi abenshi babigiriraga amatsiko, ariko turakomeje. Nuko Mariyamu abaho ngaho, ariko
ari mu nzu Imana ija kubwira umugabo w'umupasiteri witwa ngo ni Petero Anjwia Werongo, ise urya Sikofu waruhari Werongo. Imana iramubwira ari mu gipupu, iramuye ngo ajye kubatiza Mariyamu. Icyo gihe Mariyamu ariko arakora ibyo ngibyo ariko ntarabatizwa. Imana iramuhagurutsa ava mu gipupu, araza aramubatiza ahantu harya baza bita ngo ni mu iboti, ntuyibuka? Mu iboti niho yabatirijwe. Nuko ariko ari Imana imuhagurutsa ati genda n'umukozi wanjye umubatize, arabatizwa. Nuko rero umurimo akomeza umurimo ngo buke Imana iza kumutuma mu Rutabura, kuko kuri Nyagisozi cyari ikijiji ariko ikanisa rikuru ryari mu Rutabura. Imana iramutuma ngo hari abantu bakoze ibyaha agendeyo, aragenda abwira Yohana ati mberekeza tugende. Yohana ati ese ndaguherekeza uwo muntu wamugaye utagera gutyo? Yohana yazaga atubwira ngo yabonye ngo aha yagenda adakoze amaguru hasi, kandi bagiye mu gakerera, bucya bageze mu Rutabura. Babwira uwo umudiyakoni muzehe w'ikanisa Zakariya Budutira ingoma mu rusengero, ngo bashike mu rusengero atangira kurondora abantu, wewe wakoze icyaha kinyanaka, wakoze icyaha, wakoze ibyaha, warasambanye. Ababwira bose arabarondora, ndetse umugabo umwe aza guhaguruka arakariye umugore ati umugore wanjye azakora ibyaha. Mariya aramubwira ati nawe ejo bundi wakoze icyaha n'undi muntu. Baza kuva aho ngaho. Icyo gihe umupasiteri wari ukuriye abandi bapasiteri yari umugabo witwaga ngo Eliya Misabiko, aza kumenya amakuru, kuko Imana ari mubwiye ngo abangaba bazihana babarirwe, ariko umwarimu wakoze icyaha Imana ngo niyimuciye. Misabiko rero aza kubimenya, amaze kubimenya aravuga ati ako kagore kagiye kabisa kaza guteza akavuye mu rusengero. Ati ngiye ndazamutse ngiye kukazana ngashyira hanze ngasengera, n'abadayimoni karwaye, kandi yaravuye i Burayi icyo gihe uwo mugabo. Ati aje arinda n'umuceri wanje, umurima w'umuceri yarahinze ngo umuceri hegitari kabisa, atazarinda n'uyu muceri kandi aramusengera. Igitangaza cyabaye, wa muceri wa mawuma watwiswe, ngo buke Misabiko arazamuka. Pasiteri bakera yari umuntu ukomeye cyane. Misabiko arazamuka ngo ashike no kwa Mariyamu. Mariyamu aramuramutsa ati, amaze kumuramutsa ati niko mushumba Misabiko, ese wa murima wawe bimeze bite? Arikanze ati umurima warumye. Umurima wari kuvuga ngo tuye kurinda, none warumye. Nuko aramubwira ati ejo uzabona igitangaza, saa yine uzabona igitangaza. Sawa. Burakeye ngo aze kuba saa yine, Misabiko nasohoka, arasohoka arebye hejuru abona umuntu wicaye ku meza afite n'igitabo n'ikaramu. Uwo muntu ayandika. Aragaruka, Mariya aramubaza ati ese wabonye iki kimenyetso bakibonye? Ati nakibonye, kandi barabibonye bose ngo nabayeho barakibonye. Wamenye ko bisobanura? Ati ntago mbizi. Aramubwira ngo uwo muntu wabonye wicaye ku meza ni Imana, kandi uko wabonye iyo meza ifite impande zine ni impande zine z'isi, kandi Imana niyo izi zikontorora. Misabiko nibwo yemeye, aravuga ngo ni ukuri, uyu ni umurimo w'Imana. Nicyo gihe yavuze, aravuga ngo hariya kuri Nyagisozi hazoza hicara ibiterane ngarukamwaka. Misabiko arizera, amenya kuko
ari umurimo w'Imana. Sinzi ko ari kibazo. Tubwire uwo Musabiko se, Misabiko yari umuke? Yari umugabo w'umubembe w'umupasiteri mukuru witwaga Eliya Misabiko, yabaga kwa Mbogo. Ibindi ndakubaza nk'ibibazo nka bibiri. Ikindi kibazo, igiterano uvuze ngaruka mwaka ni kimwe cyabaga mu kwa karindwi twabonaga nubwo twari turi bato. Ikindi cyabaga mu kwezi kw'icyenda, kiya cyaje kuba nyuma. Cyabaga mu kwezi kw'icyenda. Akabazo kanjye rero karaka ngaka, wari utubwiye ko Mariyamu ibyo byose yakora yari atarabatizwa, ndetse nyine Imana iza gutuma n'umukozi wayo aza kugira ngo amubatize. Ikibazo canje kikagira gute? Kikagira gitya: birashoboka ko Imana yagukoresha ibyo byose n'ibindi byayo utarabatizwa? Kubera ko tubona muri Bibiliya hatubwira amakuru ya Nikodemu, akavuga ngo ntibishoboka yuko utavutse ubwa kabiri mu mazi no mu mwuka adashobora kunezeza Imana. Wenda uyu kuba dukurikirana ni umubyeyi, ni umupasiteri, twagize amahirwe yo kuganira nawe, n'aka kakatubwire. Sawa, murakoze. Mbo yatangiye kuza yerekwa ariko atarabatizwa, kuko urabona nawe uyu Misabiko ni wari umuntu mukuru. Yaramunengaga ataka akagore kafashwe n'amapepo, ngiye kuzakazana ze ngasengera. Ariko Imana yagurutse undi mupasiteri, nawe yari umupasiteri mukuru njwika, ajya kumubatiza. Ibyinshi yaje kubikora ariko amaze kubatizwa. Ariko bitabujije igihe umuntu asengewe ukaba umukirisitu, ukakira Yesu nk'umukiza wawe, icyo gihe ijuru umaze kuryemererwa waje mu ijuru, habe nubwo utarabatizwa. Kuriya kubatizwa ni ikimenyetso nyine kuko ukijijwe, ariko agakiza ukakira urya munsi bakurambitseho ibiganza, ugasengerwa ukakira Yesu nk'umukiza wawe, upfuye waje mu ijuru nta kibazo. Murakoze. Warakoze cyane. Ako kari akabazo k'amatsiko kandi abenshi ndibaza yuko bakibazaga, ariko turabyumvise. Sawa, twakomeza. Umubyeyi wacu Imana ikomeze imuheze umugisha. Dukomeze. Nuko rero Mariyamu rero ikindi gitangaza Imana yamukozeho, arabyara, yagejeje imbyaro 5, abyara nk'abandi bagore. Ari mu rutabura kuri Nyagisozi. Abyara nk'abandi bagore, akagira ibise, akabyara nk'uko abandi bagore babyara. Ariko biza kugera igihe aza kubyara izindi mbyaro 6 mu buryo bw'ibitangaza. Mu bitangaza bite? Umva uko byagenze. Iwe abantu barazaga, bya giterane Imana yamubwiye, yahoraga mu giterane. Icyo gihe abantu barazaga benshi kuri Nyagisozi, akaba ariko arigisha abantu, afite inda, arakuriwe, yamara akajya muyerekwa, yagaruka agasanga umwana yavutse araho. Nta bise by'abagore, nta bucafu bw'abagore, abagore babyarira, uhasanga hari ibimenyetso nyine. Byariye ku mashuka, umwana akavuka agenye. Biri iwacu bitaye no gusharira. Umwana akavuka bagasanga arashaririye. Umwana nta bucafu, umwana nta kepfu ka ruguru, n'amashuka we yabyariye. Akikanga agarutse ati iki niki. Nuko baza bati wabyaye, yakora kunda gasanga yabyaye. Uzi ko Imana yamubwiye ngo iyo Adamu ataza gucumura ngo niko abagore bogiye babyara. Iryo jambo Imana yarimubwiye. Sinzi namba ari kibaza. Abyara imbyaro 6 zirimo impanga, abyara muri bene ubwo buryo. Sawa, murakoze. Ibyo bintu abo bunyine kubyumva ndumva byabagora, ariko ni ibitangaza by'Imana.
ni ukuvuga ngo ahantu ntumvise ni ukuvuga ngo igihe yari atwite agiye kubyara yagendaga mu iyerekwa kawayita kuko yahoraga ajyanwa mu iyerekwa noneho yagaruka nawe agasanga yabyaye umwana araho nawe atarabizi atazi ko yabyaye agarutse avuye mu iyerekwa agasanga umwana araho kandi ibyo ngibyo tubabwira ntabwo ari ibintu byo gutoratora, ni ibintu byagiriwe ubugenzuzi, ni ibintu twabonye, ni ibintu twizeye. Sinzi ko hari ikintu kibaza. Umugabo we ayiwe akabyakira gute, akabivuga gute? Yabonaga ko ari ibitangaza kandi yabanaga umugabo kimwe n'umugore, nta kibazo uko abagabo babana n'abagore. Ni ukuvuga ngo umugabo yari amaze gusobanukirwa imbaraga ziri mu mugore we, nawe yari yarabimenye cyane, yari yabyakiriye, yarabizi. Ahubwo kandi nari nshaka kubaza icyo gihe mu giterane bamuza nkuko yari yaramugaye mu giterane, navuze yuko bamuzanaga baramuteruraga bakamuzana mu rusengero, no mu giterane bamujyanagayo. Reka nkubwira kandi kabonetse mu giterane. Yego, mu giterane twarateranye nari mbari, igiterane cyabera hajya ku masomo, ku masomo harya yo ku Nyagisozi. Baraterana icyo gihe hari muri Murere, bamayi bari buzuye mana yake. Mariyamu arahanura aravuga ngo ubu nyine ingabo za leta ziraje, mayi iratsinzwe ivuyemo. Umugabo w'umubembe nawe aruzuzwa, narabibonaga n'amaso yanjye, aruzuzwa, aratitira, aravuga ngo ntibishoboka, ingabo ziri ahandi zotsindwa. Igitangaza, twagiye gusohoka, dusoje igiterane, turasohoka ngo turenge hajya ku Karango, akarango kaza kibujegere, tubona Tanganyika yazimagije amato y'abasirikare ba guverinema bari kumwe n'abantu bitwa ngo n'abafoko, abantu muri Afurika y'Epfo, bazungu muri Afurika y'Epfo. Ibaraka barafashwe. Uzi kuko abantu bari bazamutse bajya giterane batari ko bamanuka, bari ko bahunga basubira ruguru. Ariko umugabo yanyavuga ati ntibishoboka. Murero nibwo yaratsinzwe yine ya mbere. Abantu bose Imana imuheze umugisha, uwo mubyeyi yari umuhanuzi w'Imana koko. Ahubwo akandi nibaza icyo gihe abana be nabo barabanaga, bose yamaze kubabyara, bose barabana. Abana baraho ngaho, abana biyo baraho ngaho, yari yarabyaye baraho ngaho. Musabwa wari mukuru, agakurikirwa na Mako, agakurikirwa n'uwundi witwaga ngo ni Yeremiya, agakurikirwa n'uwundi witwaga ngo ni Yakobo, undi witwa ngo ni Elisha, akajaho. Abana bibo bose uko banganaga. Ibaraka yabyariye rimwe gusa. Ibaraka ndakeka ko yabyaye umwana umwe. Ese ko muri ibyo bitangaza byose yakora hari nk'umurimo yarashinzwe mu ikanisa? Oya, nta murimo yakoraga, yari umuhanuzi gusa. Kandi yari umuntu wubaha, yagiraga izo mbano z'Imana, ariko yubaha abakuru b'itorero cyane, yubaha abakuru b'itorero. Kandi uwo murimo wose wakorerwaga mu itorero ry'Imana, ntabwo yari minisiteri, ariko byakorerwaga mu itorero ry'Imana. Uzi ko yinjizaga abantu bahaye biga, bigisha, ariko ingoma yavuga yuko kwinjira mu rusengero agahagarika ati mumaze mujye mu rusengero. Yubahaga abakuru b'itorero, akubaha itorero. Ya Methodiste nyine cyangwa byari Methodiste yari maze kuva muri EPMGB. Ni ukuvuga ngo nawe yari umukristo wa Methodiste wa paruwasi Nyagisozi, atanga icacumi kimwe n'abandi. Sinzi namba hari ikintu mubaza cyangwa namba twakomeza. Dukomeze. Akiri aho ngaho bigeze kumujyana i Karunja, bagiye guterana i Karunja. Aragenda baba mu giterane i Karunja, ariko ngo buke haza kuza abagore 4.
bazana ibiryo biri nk'uburozi, ibiryo biri nk'uburozi. Ubwo akiri kuri Nyagisozi ariko bamujyanye mu ngobyi aje ku giterane Karunja. Baraza ngo bamare gushyika, Imana yamaze kubwira Mariyamu, yamubwiye ngo saa yine haraza abantu bazanye ibyo kurya kandi biri nk'uburozi, ariko ibyo byo kurya Imana iravuze ngo mubirye. Nuko baraje barabaganirije, n'ibyo kurya biteretse aho ngaho. Mariyamu ati nimubizane gira tubirye. Abandi batoya murya turabanza tugende, murasigara murya. Batoya yereka turye mubona. Ibyo kurya barabiriye, abarozi bati ni umutaraza bo nyine barama bapfu. Barariye ngo bamare kurya, ariko Matare iwaza kugira amashaka. Aravuga ati ariko yemwe mukagira Imana, abantu barya uburozi babubona. Kuko yagize amashaka, uwo mugabo yari arwaye malariya, agira ikintu bita ngo ni igisyo. Nuko aragenda afatwa na diyare, ajya muri toilette, cya gisyo cyose kirakira, cyangwa kivamo arakira. Ngo buke baragaruka, baza kureba kuko abantu bapfuye, basanga abantu ni bazima. Basanze abantu ni bazima, Mariyamu arabigisha ati nimwemere Imana yo mu ijuru. Babiri ngo nibo bapfukanye baremera, bakira ubutumwa bwiza, abandi baranga, ngo baranapfuye ko numvise bavuze. Yigisha yavugaga uburozi, yazaga avuga ngo Imana niyo murozi, niyo murozi, ariko ndakunda ubo kuroga Imana itagutanze mu maboko y'abarozi. Biriya abantu bicara bavuga ndarozwe ibiki na biki, ati Imana niyo izigeza umuntu akageza ku munsi waje, abarozi bakaza kwiteranya gusa. Ariko uw'Imana igihagaze aho yageneye iminsi yo kubaho, haba n'uwo muroga. Ibyo yazaga bivuga. Simbizi namba aricyo mubaza, namba twakomeza. Kamwe none ari ukuntu iri haruguru twari duteye, iyo umuntu yimukaga yagendaga areba ahantu hari nka bene wabo, wenda ukajya kuri Nyagisozi bitewe yuko hariho bene wanyu ukahimukira. Urabona aho yabanje kuba, babanje kuba ahantu muri Gintarijana, yari muri bene wabo. Yari muri bene wabo, yabanaga na bene wabo, ariko nyuma za kuhava, ubutumwa bwiza bumaze kuza, abareje kuri Nyagisozi ku rusengero rero kwikanisa abari haba, kuko abakristo bose bajaga ku rusengero. Kandi hara amoko menshi, abasita bari bahari, abarundi nk'abambisaro bari bahari, iyo ngabo nyine ya kwa Musa bari bahari, abapurika bari bahari, haramoko ataramwe, bose bahuriraga ku ikanisa ry'Imana. Ko byari bimeze. Ese akandi ariko ndiyagiye yakurikiye umuryango, ahubwo kandi nari nabazaga, ese umwendi we ko twumvise ko bimwe atarabakibikora, umwendi we yarahinduraga. Sindagera aho ngaho, sindahagera. Nari mbivuze kubera ko ndaza kuhagera, kubera ko ari watubwiye ngo Imana iramubuza kujya ku marazima yose, nibyo bitangaza ariya. Sindahagera. Yego. Undine ndahagera. Yego. Nuko rero Mariyamu akomeza gukora umurimo w'Imana, ni byinshi byakozwe kuri Nyagisozi. Igihe kimwe higeze kuza abamayimayi, hari harahungiye umugabo representa witwaga Muzuri Jansoni Akuru. Abajenesi baza guturuka iya ku mugorore, baraza baravuga ngo aho kagore Mariyamu, baje ukareba kandi ako kagabo kuruhara kitwaga Muzuri, bati ko turasiga tukishe. Baraza baturuka iya ku mugorore,
ngo baze gushika ajya ku masomo ku zuba, izuba riva, bakubitwa n'inkuba ariko ntiyagira upfa, kuko Mariyamu yuko senga ati Imana ubagirire imbabazi. Bakubitwa n'inkuba, inkuba ikazayama yimba imyobo, igitaka kikabarenga, bazanye imigambi mibi, ariko uzi ko baciye ajya kuri Nyagisozi habe n'inkoko batayatse, baragenda. Sasa kuri Nyagisozi yakora imirimo, abantu baza, abantu bigishwa ijambo ry'Imana, ibitangaza birakomeza birakoreka. Ariko nyuma rero iyo ntambara ya Murere irangiye, abantu baza kujya Ibaraka, baza kujya Ibaraka. Twese kiriya gihugu cyose turagenda tujya Ibaraka na Mariyamu aramanuka tujya Ibaraka. Ngo dushike Ibaraka, Ibaraka turahaba, ngo buke abantu barazamuka, ibo baragenda baja kuba ahantu yitwa ngo ni Itobora, ahantu yitwa ngo ni Bitoboro. Bahamaze amezi 5, ndetse kuri Nyagisozi babubakira inzu, bahaye bavuga ngo bazazamuka. Ariko igitangaza cyabaye ngo buke babona amato arashitse, abantu b'Ikabera, ngo Imana irabatumye ngo bajane Mariyamu, niko Imana ibatumye. Ubwo Mariyamu baragenda baja Ikabera, niko yagiye Ikabera, baragenda n'Ikabera. Bashitse Ikabera, niho igitangaza cyabereye. Mariyamu ibintu birahinduka, kwa kurya kuba kuvuyemo, bakaza n'ibyo kurya bakabitereka ku meza, bikirirwa aho ngaho, bikarara aho ngaho, bakaza bagase bagasubizayo. Ngo buke ba Yohana n'abadonake baraza bakavuga bati Mariyamu urashatse gupfa kuko utarya, ni iki gituma utarya? Arabaza ngo ese ikiza gituma umuntu arya ni iki? Kubwira ngo ikiza gituma umuntu arya nuko bafite inzara, ikiza gituma umuntu agira icyanywa nuko ufite inyota, wumva ushaka kunywa. Ati ndanyota, tanzara cyumva. Birakomeza. Mariyamu yapfuye amaze imyaka 24 atarya atanywa. Birya bintu byo kurya yitume birahindutse, bibaye ibyo kutarya atanywa. Ikindi atoga, ikindi adahindura imyenda. Kandi ibyo mbaye mbabwira ni ibyo twiboneye, si ibyo twabwiwe amakuru. Mariyamu adaca inzara, Mariyamu uko yakambaye yagiraga n'agasume kuma kwihanagura icyuya gusa, umubiri wayo ukayangana. Nababwiye ngo yari n'umugore mwiza cyane, umubiri wayo ukayangana, kandi muzi kwiriya hashyuhaga mu byuya byinshi, ariko kandi mu nzu iyo winjiragamo ukagira ngo none basutsemo amarasi cyangwa parafe. Nuko aba muri ubwo buzima bwo kutarya, bwo kutanywa. Ikabera rero haza abantu benshi, haje abantu benshi, yarushaza n'abazungu baturutse muri Suisse. Baraza, abahungu b'abazungu 2 baraje, baraza. Mariyamu arabaganirira, ababwira ukuntu yabaye, abantu barapima, abantu bagize bate, ababwira uko ubuhamya. Barasohoka hanze, bari kubasobanurirwa n'umugabo witwa ngo ni Tito Ruganza, niwe bari kubasobanurira Igifaransa. Barasohoka ngo bagere hanze, barabazanya bonyine, baravuga batese biriya bintu uriya muntu atubwiye nabiya bitangaza, ese tsoshika muri Suisse tubivuge? Umwe aramubwira ati oya,
ntitwabivuga abantu bo duseka ibyo bintu biraba umuntu kuba atarya atanywa n'ibindi bitangaza byinshi yababwiye nuko bari hanze ko barigamba kandi ko baravuga imvugo yiwabo. Mariyamu ngo basira kugaruka binjiye, mwavuze ngo ibitangaza mubonye n'amagambo mwumvise ntimuzabivuga. Bati mama ko batubwiye ngo ntuzawumva igifaransa none ibintu bigenze bite? Arabwiye ngo Imana yaremye imvugo zose niyo yambwiye uko muvuze. Mama avuga ngo ayiwe ngo tuzabivuga, ababyumva babyumve, ababyanga babyange, ariko tuzabivuga. Icyo ni ikindi gitangaza. Ndagira ngo nabampagarariye aho ngaho nambara icyo mubaza mukakibaza. Sawa murakoze. Ni ibitangaza nanjye sinari naza aya mateka. Numvishe none kandi numvishe ari meza. Umubyeyi wacu Imana ukomeze umuhezo iruhuko ridashira. Ahubwo arakandi nari nshaka kubaza kandi nagiye nkumva kubera ko turi kuvuga hejuru y'umurimo ngakerana ko nkababaza. Nukuvuga Mariyamu yari umumetodiste, nico genda gerageza ikabera yakomeje kuba metodiste. Ariko igihe cyarageze abantu basohoka mu rusengero rwa metodiste bitwaje baravuga ngo ni Mariyamu ngo wasize ngo bivuze. Ivyo bintu ibyo ari uko biziho bitubwira ku incamake. Sawa. Mu by'ukuri Mariyamu umurimo nababwiye kuko umurimo yakoraga yawukoreraga mu itorero. Ntabwo yigoze yakorera umurimo hanze y'itorero. Kandi yubaga itorero akubaha abakuru b'itorero. Kandi yavugaga ngo umuntu gusohoka mu rusengero akaruhari ku rundi ngo niko gushaka umugore wa kabiri. Ibyo yarabivugaga. Bukeye aje kuba ikintu cyitwa komite. Komite umuntu wayitangije n'umupasiteri witwa Yonangabwe. Komite yari yo gushakira abashyitsi aho barara, amazu bararamwo, ibisaswa, gushaka ibyo kurya abashyitsi barye. Nicyo gihe abantu biswe ngo n'abakomite. Manake bakomite bwo gukora umurimo w'ikabera. Ariko bukeye ngo buce rya zina ry'ubukomite byahindutse kominote. Ariko Mariyamu ntabwo yigeze yigisha abantu gusohoka mu rusengero. Ntabwo nigeze mbyumva, nanjye nakurikiranaga amigisho ya Mariyamu kuko najyagayo buri gihe. Ariko iryo jambo ntabwo nigeze ndyumva ry'abantu gusohoka mu rusengero. Hari igihe kimwe umugabo witwa Kashaje Yohana yabaye kuri Nyagisozi, aza kuvuga ngo ikarita yo ku Nyagisozi yarabona ritasenga neza, ritemeze guta. Icyo gihe Kirumbi bari bafite ububyutse buteye ubwoba. Ikarita yabaye imbere y'Ikirumbi, aravuga ngo niyashyo. Ariko ngo buce Imana yereka Mariyamu ngo abona Yohana ngo akonze itara ry'ikorema ku manywa. Arabwirwa ngo Yohana ariko araja ahantu hari umuco, ngo ariko arahunga umwijima. Umwijima si uzuhunga umucyo, si uzuhunga umwijima. Umwijima ni uzuhunga umuco. Mana yaka umwijima uri ni umucyo uzumurika. Ariko biriya abantu bavuga ngo bariko barahunga ibyaha, umwijima niwo uzuhunga umuco, ariko umuco ntushobora guhunga umwijima. Kandi Imana ntizitiranya, izajana abakiranutsi ibakuye mu banyabyaha. Ariko ntiwahunga ibyaha ngo uyihungishe amaguru, wabuhungisha umutima wawe. Niko Mariyamu yari yarigishije. Sawa murakoze cyane. Ndumva abari bafite bene urwo rujijo barabyumvise yuko Mariyamu nta na rimwe yigeze abwira abantu kuva mu matorero barimo ngo baje mu yandi. Ntabyo nigeze numva. Kuko nawe mu byo twumvishe ubuhamya bwe twumvise ko yakundaga itorero rye ndetse agakunda n'ubuyobozi bwe akabwubaha. Reka twisubirire aho yari ari Kabera.
ese nawe woba warigeze muri abo kuko numvaga ngo abantu benshi bamanukayo nawe woba warigeze kugerayo muraganira neza njyewe si rimwe si kabiri mu bantu bajyaga i Kabera sinovuga ngo nari uwa mbere ariko nanjye nari mu bantu bajyaga i Kabera cyane nahakoreraga i Kabera na Mariyamu twaraganiraga cyane twafataga igihe njye nawe tuganira Mariyamu nari muzi neza cyane twaraganiraga icyo gihe rero baye umushumba icyo gihe wari umushumba Mariyamu yagiye kwenda amaze kuba umushumba ariko nabaye umudiyakoni cyane ntabwo nigeze mba umwarimu nabaye umudiyakoni cyane nagiye kujya mu murimo w'igipasitori muri 95 icyo gihe nabaye umupasitori. ahubwo akandi nabaza abantu benshi bajyagayo urebye by'ukuri cyane cyane kujyayo bari bashaka iki nuko babwira amakuru nuko yigishaga amagambo yo kwezwa erega imbaye mbabwira ko ndababwira inshamake ariko simbaye mbabwira inyigisho yigishaga yarigishaga kigisha abantu inyigisho zibajyana mu ijuru. Inyigisho ziwe zari zishingiwe mu kwezwa nibyo yigishaga abantu nibyo yerekwaga akigisha abantu ubwiza bw'ijuru akigisha abantu kwirinda ibyaha ntiyari umuhanuzi bene wundi uvuga ngo ndimo kubona bavuga ngo Imana iguhaye visa uragiye Imana ikubakiye ibi gukorera ibi ngibi ariko yigishaga cyane inyigisho ziwe yigishaga abantu kujya mu ijuru kubakundisha ijuru no kubabwira kureka ibyaha nicyo yigishaga. Sawa murakoze cyane ngubwo ubuhanuzi bw'ukuri bugomba kuvugwa cyane no kwigisha abantu iby'ijuru no kureka ibyaha ni nabwo buhanuzi bwiza kandi bushingiye kwezwa bushingiye mu kwezwa. Ahubwo kandi nibaza ko numva ko n'ubundi ataryaga ubwo abantu bagendayo barashika bakarya cyangwa usara gusenga ugataha none abantu bagendaga bakamara ibyumweru bakamara amezi bo baho batarya ni Mariyamu wenyine utararyaga ariko twararyaga cyane twararyaga nawe yarabazaga atese abantu babonye ibiryo abantu bariye ko mbona abantu bafite inzara kabwira protocol ati ndabona abantu bagize n'inzara mwabagira vuba cyane bakarya ndabona bashonje. Ico gihe yarakibana n'abana be bose umukwiro yarakibana n'abana be umukwiro keretse ko yari yarapfushije abana uretse bapfuye mbere hapfuye abana be babiri b'impanga abariko abandi bari bakibana. kugira ngo tuje gusoza kubera ko kira iyindi episode nyuma abatugana ibi ni mu ncamake ariko tuzakomeza tuze tubabwire n'andi makuru menshi ku mubyeyi wacu tujya kugana ku musozo ngatubwira iby'urupfu kwe ko byagenze. Murakoze cyane. Mariyamu haje kuba intambara yabita ngo niya songa mbere baravuga ngo intwaro zose ngo ni hari Kabera niho hari depo yazo abantu barabeshya ine baravuga uzi kuko nyuma ndetse hari n'ababembe bamwe baje kuza kubyirega kuko nabo ariko babitekerezaga nabonye umugabo umwe zarapfuka marirega kabisa turi mu giterane Kabera avuga kuko mu bantu bavuga kuko harungwaga intwaro za zinkotanyi arabyihana nuko rero habaye igihe ahamagara abantu Mariyamu ahamagara abantu arababwira ati mbonye umwijima umwijima w'intambara ahamagara abasore abagabo bari Kabera ati ubu ngubu mwitunganye umuntu uri mu ideni ry'undi agerageza kuryishyura ikindi umuntu wumva hari icyapfa n'Imana agitengeneze abwira umugabo witwa Donacha tubasengere
ku magambo nk'atatu ubasengera Imana imamara ubwoba. Ubasengera Imana yavuze nk'amagambo nk'atatu sinibutse cyane, ati kuko abantu bagiye gupfa bashinjwa cyangwa gukererwa. Nuko ndetse uwo mugabo Donaci ati ese Mariya mukonazaga munagira ubwenge yakoranaga n'abantu 4 n'abantu 3 nabo 4. Hariho Yona kashaje, hariho umugabo witwa Donaci, hariho undi witwa Benwa nabo 4. Ati twahuraga twese Mariya makaturenga ubwenge twese tukumva kabisa abantu b'abagabo turatakaye. None Mariya maravuze ngo abantu barashinjwa. Ati nyabuna none Imana bivuga ariko bitaba. Ati Imana yavuze ngo usenge gutyo. Donaci arasenga. Ngo amare gusenga nibwo hanywe hamanuka umwuka, abantu baje mu mwuka, abantu bararirimba, abantu kabisa baranezerwa, kandi abantu babwiye ko bagiye gupfa bagiye gushinjwa baranezerwa, ibintu birarenga. Kera abantu baraje baza kubafata, baraza barabafata barabajyana bafungiye ibaraka bose. Mariya muri yaje kugenda nyuma nabo baramurengeza baramujyana. Bana babembe bamukubita hasi, ngo aravuga ngo ishyano riraguye muri cya gihugu cya Kongo. Nuko barabajyana ngo bagere muri Tanganyika, ubwato bari barimo cyangwa iboti yanga kugenda. Baragerageza yanga kugenda. Bayigarurira ku nkombe ikagaruka. Bagira ngo bayerekeze Buvira bikaranirana. Bararuha. Yohana aramubwira ati senga Imana, tusenga Imana, agira Imana itubabariye igende. Nitagenda baraturoha muri Tanganyika nta kazosigisha uyu. Barasenga yabotse za kwemera iragenda. Banye babatekera barabaza nabageze ku iporo, ngo bageze ku iporo. Nuko urabibona nawe amateso bari barimo, babapakiye imodoka kakurya ko bapakira ikise ibitoki. Barabajyana babageje mu Kamanyura. Ngo bashike mu Kamanyura niho babasobanuye abagabo kwabo abagore kwabo, barabajyanye naho niho batandukaniye n'abagabo. Mariya mu baramujyana barambutse mu Kamanyura, abagore gusa n'abana b'abahungu be n'abatoye bakundi bari kubambika impande. Abagore banyu babacuza bose nta muntu wambukanya akambaro. Baragenda no mu Kamanyura. Icyo gihe itorero rya ADPR riba rirabimenye, baragenda barabazana, babageza hano Igihundwe, babageza Igihundwe barahava baraza hano muri ADPR hano Nyabisindu. Nuko kuko ngo yari yababwiye, Yohana ngo yari yababwiye ngo akazarokoka kose kazosanga umugabo witwa Gasangwa. Gasangwa yigeze kwigira ibaraka, yari umugabo yari umunyamabanga wa ADPR. Ati bazosanga Gasangwa. Gasangwa araza arabakira, baraza hano barabubaka. Bamaze gushika bahitira haruguru mu kigo cyaba ngo Sefoka. Mariyamu mu ijoro atangira gusenga, abwira abagore bari kumwe ati mwenke basohokagira nsenge. Arasenga kwijwi rirenga. Ngo baje kwinjira baje kureba basanga arahagaze. Imyaka 70 Mariyamu yaramugaye, baje barinda guhindukiza basanga arahagaze n'amaguru ari mu mbaraga nishi. Naho ubundi mwamubazaga amakuru mukamubaza mutese amakuru n'amaki Mariyamu akabwira ngo ntayo muri inosi, ngo umunsi azavuga ngo n'amakuru meza, ngo n'umunsi azamenya kuko agiye kwimuka agiye kujya mu ijuru. Ngo binjira n'abavuga ngo yumvisha amakuru meza, aranezerwa arishima. Nuko n'umunsi ararangiza.
amakuru ya Mariyamu nayo ngayo, imva yiwe iri hano iraha, bamushyinguye iraha, uhagaze aha ngaha woyibone iri hano inyuma y'iyi nzu hano. Amakuru ya Mariyamu nayo, ariko icyo twemera, Mariyamu yari umuhanuzi, ariko yari umuhanuzi gutyo, ariko abenshi bamutuka, abenshi bamwanga, abenshi bamuhiga, kuko atahanuriraga ngo abantu amagambo aryoshye. Yabwiraga abantu ibyaha, akabibabwira akababwira ibyaha. Reka mvuge nk'ibintu nka bitatu, ariko reka mvuge bibiri. Ijambo rya mbere nuko yabwiraga abagore bari ku bagabo batari ababo ngo babaveho kugira ngo babone ubugingo, bamabwita ngo ni gasenyamihana. Umuntu wasigisha abana abagore, wasigisha abagore abana babo, ahubwo ati kuri aba abagabo sabanyu, nimutabavaho ntimuzabona ubugingo. Bakabavaho, baramwanga Mariyamu, baramwanga cyane. Ibindi bibiri reka byihore ndeye kubivuga. Ahubwo nanjye ari ikindi numvise ntarinzi, ni abantu benshi bibaza ngo ese ukuntu ngo abantu baza baviriya ngo bakaza ngo bakaja muri ADPR, ariko urumva byose ko byari mu mugambi, kandi ari uko babibwiwe kugira ngo baze hano, atari bo bonyine ubwabo. Cyo naco niko babwiwe, abagitekereza naco ubwo nuko nabo baracyumvise. Abakunzi bacu murumva ko bino biganiro ari byiza, nubwo tugeze ku musozo, ariko tuzakomeza tubwire n'ibindi bice biracaza. Hano ari ikindi kibazo, mfite ibibazo bibiri, ariko ndabanza mbaze kimwe. Yego. Ese muri iyo minsi yose yahabaye, hari ubwo yigeze babwira ko dushobora kuzogirana ikibazo n'ababembe tugasubiranamo tukicana? Tujya kumusezera bwa nyuma, twagiye turi abapasiteri batatu, agenda njyewe na Siritanda, Mahirwe Gaparasi na Manama, tujya kumusezera. Icyo gihe cy'ibimeze kumera nabi, aratubwira ngo habaye intambara, kandi iyo ntambara ngo niyo gusubiranamo, abantu bose bazasubiranamo, amoko yose azasubiranamo, niko yavuze. Abantu iyi ntambara uko bayikeka ngo ni abanyanaka n'abanyanaka bazarwana, ngo izaba intambara yo gusubiranamo. Niko kuko wabibona ubwoko bwacu dusubiranamo, ababembe ariko basubiranamo ko baricana, abapfuye ariko basubiranamo ko baricana. Yaratubwiye, yayise ngo ni intambara ngo itagira ishoborero. Ibyo yarabitubwiye. Ikindi cyo turacyumvise. Akandi kabazo, no hari ingoma baza bavuga zavugiye mu kirere mu Bugarama, ni ukuri cyangwa? Mu by'ukuri twabigiwe n'umubembe. Umubembe yaratubwiye ngo indirimbo ngo zamaze icyumweru cyose ngo ikirere gihaye kiririmba. Umubembe naramwiyumviye nje nyine, umubembe ngo indirimbo zamaze iminsi mu kirere ngo ziririmba. Amaze gupfa barya abantu bashinja ryo mukamanyu, kuko bagiye bahaye baririmba kugeza n'igihe cyo gupfa, bari mu ndirimbo bahaye baririmba, bari mu mwuka. Izo ndirimbo ngo zamaze icyumweru mu kirere ziririmba. Umubembe yarambwiye, kandi umubembe ndamwibuka. Umubyeyi wacu Imana ikomeze muhezi ruko ridashira, campa natwe tugapfa urupfu rw'abakiranutsi nk'urwabo, amaherezo yacu nayo akaba nk'ayabo. Turi ku musozo, turashimira umubyeyi wacu, araza kutubwira nawe ijambo rimwe asoza, ariko ndashimira cyane abakunzi ba Mugorore TV1, Imana ibaheze umugisha, kandi murumva ko bino biganiro ari biganiro byiza, kandi abenshi bari babizi iyo story, ariko ntibari bayizi ko uko imeze. Twahora tuyumvaga abandi bakanayitubwira nabi, ariko abakunzi ba Mugorore 1 TV, Imana ikomeze ibagiriye neza. Sawa, sinzi muzehe ko ari ijambo wogira icyo tubwira unasoza.
mbo ijambo rya mbere ni ukubashimira kuba mwatekereje kuko mudusanga tukababwira aya magambo. Ndimo kumva abantu benshi bavuga ngo tuba dusenga Mariyamu. Ntabwo dusenga Mariyamu. Mariyamu yari umugore nk'abandi bagore wabayeho, nyina na se abantu baramuzi, n'umuryango akomokamo baramuzi, yashatse nk'abandi bagore, ariko Imana imukoraho ibitangaza. Kandi ntabwo duhanura, turi abahanuzi, ariko turasa no kujya kw'intumwa. Intumwa zabanye na Yesu, ikindi bari basigaranye n'ubuhamya y'amagambo Yesu yakoze. Natwe rero ni ukuvuga ibitangaza twabonye, twumvise, twakozeho, nicyo tuvuga. Nta bindi byacu tuvuga, nta bindi duhimba ngo tubishyireho, ariko turavuga ibyo twabonye. Niko abigishwa ba Yesu, iyo dusoma ijambo ry'Imana hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo w'14, bamaze gukiza cya kirema cyabaga ku rusengero, Petero na Yohana, abantu ngo baratangara, baravuga bati nimutubwire imbaraga, mukoresheje imbaraga ki? Ariko baravuga ngo ni wa mukuru nyiribihe, urya mwishe mukamubamba yarazutse. Natwe umurimo dukora ni ubuhamya, ni uguhamya ibyo twabonye. Natwe rero guhamya ibyo twabonye. Kandi aya magambo mbabwiye amagambo y'incamake, ni mu ncamake, ariko ibitangaza ni byinshi byakozwe hariya, kandi byakozwe n'Imana. Simbizi mushotse tuvuga ngo dusoze, ariko nari kubabwira abantu bemeje ibiya bitangaza kuko ari ibitangaza b'incabwenge. Nabyo wabitubwira nta kibazo. Simbizi namwe kwiyangana kabibabwiye. Yego. Murakoze cyane. Biriya bitangaza byaramenyekanye ahantu henshi cyane. Bimaze kumenyekana, abantu baraza baza kubisuzuma, kubireba. Umugabo wa mbere mbabwiye wagize ikibazo ni uwo Misabiko mbabwiye, ariko ni wahamije, aravuga ngo ni ukuri sanze ari umurimo w'Imana, kandi yari umugabo w'umunyamwuka Misabiko. Ngo buce haza agakobwa bazaga bita ngo ni Marcelina. Kavuye mu Rwanda, karaza ngo kamare kumenya ibyo bitangaza. Kamaze kumenya ibyo bitangaza, kageze ni Kabera, karaza akabwira Abanyarwanda ati iriya hari umugore w'umuhanuzi ukorera Imana, uvuga ibintu bimeze bite. Arababwira ngo babwire Abanyarwanda. Icyo gihe Abanyarwanda kabisa baraza ku bwinshi cyane. Icyo gihe hari representa hano mu Rwanda, abona abantu bariko baragenda batese abandi yo bajya, uwo muntu ndiyo barakagore kavangiwe. Nzajya kubireba. Ahagurukana n'undi mugabo witwa Nsanzurwimo, bageze n'iwacu kuri Nyagisozi. Ahagurukana n'undi mugabo witwa ngo ni Mingi, yari n'umupolisi. Baragenda bagera i Bukavu. Ngo bashike i Bukavu babibwiye Ruhigita bati kwega abantu badushizeho baje Kabera. Haguruka Ruhigita tuje kureba. Ruhigita ati nanjye nuko iminsi yose abandi baragenda, none uricaye tuje kureba ibyo bintu, tubisuzume turebe ko ari ibintu by'ukuri, tubyemere cyangwa tubyange. Ruhigita ati njyewe nta buryo mfite, ariko mwatekereje neza, nimugende mujyane n'umupasiteri witwa Gitoga uko cyayi. Ngo bashike kwa Gitoga ati njye simfite byo kugenda, ariko nimujyane n'umusore witwa Byarungwa. Baraza, haza Kapitura, haza uwo Mingi,
haza Byarungwa na n'umugabo Nsanzu Rwimo barashyika Kabera. Bashyitse Kabera bacinjira mwa Mariyamu aramuramutsa amukije wundi Gabriel Kabutura representative muri aho representa Kabutura ati amenye gute aramukije Nsanzu Rwimo bose. Representa Kabutura yanditse ibibazo byinshi byo kubaza Mariyamu, yamamutangirira ku kibazo cya mbere ageza ku cyanyuma atese vugaga icyo ubaza, ariko arayimubwiraga naho undi akira ko aratekereza ko yumva ikibazo kivuyemo araruha mubwira kuko yari yaragiye i Burayi yibuka ngo kuko bamuhaye urwandiko ndiyarusoma. Yari bamuhaye urwandiko ndiyarusoma ngo amare gushikari mu ndege ku nyanja ya Mediterane, yibuka urwo rwandiko ararusoma. Mariya aramubwira ati ese wibuka ukuntu wari kusoma urwandiko uri hejuru y'inyanja ya Mediterane? Kabutura ati narambuye n'igitangaza, Imana ijibona n'abari mu ndege bari hejuru mu ndege, ati ndatangaye. Aramubwira ati umugore wawe yatanze inkoko icya-10 hari abashinzwe kukibika, ariko ya nkoko urayifata uyize Imana ubushyitsi, Imana yarakugaye. Kabutura ati mpuye n'igitangaza aho, ati wewe Nsanzu Rwimo wagiye mwivuga butumwa ujana n'umugore utari wawe, Imana yarakugaye. Wewe Mingi wari umupolisi, barya abantu biri gukubita mu isoko uzi bakubitira iki? Mingi ati menyekanye ko umupolisi. Byarungwa ati ndatangaye, ati Imana ga noneho ibaye abanyarwanda njewe nta kimana ivuzeho. Ati abanyarwanda bahuye n'uwa umunyarwanda ntacyo bimvuze, njewe bimbwiye. Yari umurega. Arasohoka ngo yinjire mu nzu, naho ngo bagiraga ngo icyumba ahantu ngo kwa Musimbi iwabo hariya i Bukavu. Umugore umwe ngo arinjira ngo bamayibwira ngo n'umurozi, bakaririmba bakamukubita, ati ujya mugore mwari ko mu muziziki, wa mugore tuzoze kwirega mu rusengero. Ninde yarabwiye ko ari umurozi? Umugore nawe yaje gusenga ngo ashike, bariko baramukubita ngo akora ngo n'umurozi. Kabutura vaho ngaho na Nsanzu Rwimo bemeje ngo nukuri uyu ni umurimo w'Imana, baremeza ngo umurimo w'Imana. Ngo buke i Burundi, abarundi nabo batangiye kuza, haza umupasiteri witwa Samuel Niyungeko, yari yungirije representa abari busa. Nababyasi bintu ribiki abantu baye baza, araza ngo shike baramugandiye, nabo baramugandiye, yamayemeza ngo nukuri no murimo w'Imana. Yazaga yicara hasa ngo buce haza guverineri witwa ngo ni Kiroro, umuguverineri witwa ngo ni Kiroro. Bamwe bati muri kino gihugu hari umugore utarya watanywe ntabembe imyenda. Araza ni Kabera, ninjye wamanuye ihene kuza kumuzimana kuri Nyagisozi, kibara muganira guverineri ubwenge burashira, ati nukuri n'umurimo w'Imana. Navuga ngahekeza higeze kuzana umuneri ureba Kongo yose, umusirikare niwe aravuga ati ndagenda ndeba kwagore yari yize theology, yize ibintu by'iyobokamana, akwagore ndakareba ninsanga ibyo karimo atari giduze, njewe mfite ubushobozi gufunga ibyo bintu nkabicecekesha. Araza baramuganirira, amubwira iby'Imana, ubwenge burashira, agenda yemeje ati nukuri n'umurimo w'Imana. N'abandi benshi ndoshobora kuvuga, reka ngarukiraho. Akabazo k'amatsiko,
uko wari uvuze ko ari uwo yabwiye ko yajyanye n'umugore utari uwiwe, mu ivugabutumwa. Akabazo k'amatsiko, kujyana n'umugore utari uwawe mu ivugabutumwa nta cyaha mwakoze, hari ikibazo kirimo se? Ikihe? ujyana n'umugore utari uwawe ntabwo ari ubuhamya, ntacyo mwakoze, ariko abantu bicara bavuga ati sura umugore bicara bajyana hanze, we sura n'umugore wiwe, bigasitaza abantu kandi ntacyo mwakoze. Byo ngibyo Imana irabigaye. Mu yandi magambo murabyumvise, kujya mu ivugabutumwa ukajyana n'umugore utari uwawe nta cyaha mwakozemo, ariko abandi bababona muba mwabacumuje, buriya nabyo ntibyemewe. Ntabwo ari byemewe, ntabwo ari byiza. Ikindi kibazo, kujyana mu ivugabutumwa muri nk'abantu 4, wenda harimo umugore umwe utari uwawe, cyangwa harimo abagore 2 ariko muri 4 muri benshi, ho cyaba ari ikibazo? Nta kibazo, nta kibazo. Abagabo 2 muri kumwe n'umugore umwe aho. Byinshi kandi byiza, kandi katuboneho n'umwanya wo gusuhuza abantu bose mu Ayo Plateau Methodiste yose, mu Rutabura, murumva ko bazi ibintu byinshi, Mugorore, Nyagisozi, Magaja, iriya mihana yose ibi tuba tuvuga, hari abantu babizi cyane banabikunze. Rero Imana ikomeze ibagasanire kandi ikomeze ibagire neza. Dushimiye umubyeyi wacu, Imana ikomeze nawe imugirire neza, kandi mwumvishe yuko ari revera wa Methodiste, nanjye uvuga ubwanjye yaratuyoboye kandi atuyobora neza. Abakunzi ba Mugorore 1 TV, Imana ibaheze umugisha kandi mukomeze mubikurikirane, tuzobazanira n'ibindi, mukomeze mwumve imirimo y'Imana yakoreye muri kariya gace. Murakoze cyane. Sawa, babwiye mu ncamake, ariko hariho byinshi twababwira. Murakoze cyane, nanjye mbonye umwanya wo kubasuhuza abantu biwacu kuri Nyagisozi, aho batataniye hose. Ndabasuhuje cyane kandi babwira ngo mwihangane iminsi y'ubuhunzi. Suhuje jimbo yose ya Rutabura, suhuje jimbo ya Mugorore, jimbo ya Biyogobogo, jimbo ya Rulimba, sepake Biyogobogo, sepake Magunga, bose aho bari turabasuhuje. Kandi Imana ikomeze barindiraho muri, dusenga Imana, turebe kuko Imana izaduhuza twongera twubaka igihugu n'amatorero. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Amen. Amen.